uko uyu muryango ubayeho neza nubwo ubuzima bwabo budahagaze kimwe. Iyi ni inkuru numvise nkumva ni inkuru ibabaje, bityo rero bituma numva nshaka kuyisangiza abakunzi bacu badukurikira. Gusa ni inkuru iteye amarangamutima, nawe nuyumva ndabizi neza ko uri buze kugira ukundi kuntu wiyumva. Nk'uko ubibona uyu muryango uri imbere yawe ni umugabo n'umugore, ndetse umwe muri bo akaba yaranduye virusi itera sida, ndetse undi akaba ari muzima nta kibazo afite, ndetse yewe bakaba bafitanye n'abana babiri. Ese babikoze bate? Ese babigenje bate? Nawe tega amatwi yumvire. Tuyishimire Josiane ni umubyeyi w'imyaka 29, afite abana babiri, akaba abana n'agakoko gatera sida. Umugabo we akaba nta bwandu afite kandi babanye neza. Josiane yanduye sida afite imyaka 7 nyuma yo gufatwa ku ngufu kenshi na se wari waratandukanye n'abagore batatu, maze akaba yarabanaga n'uwo mukobwa wenyine. Tuyishimire yavuze ko atamenye ko yari afite ubwandu kugeza ubwo yari afite imyaka 16. Se yaje rero kurwara araremba cyane, ajya kwa muganga basanga afite sida. Nibwo yajyanyeyo umukobwa we kumupimisha, kuko yajyaga amufata ku ngufu inshuro nyinshi, basanga nawe yaramwanduje. Ariko ntabwo yahise abimubwira, yabimubwiye agize imyaka 16. Nyuma yo kubimenya rero yafashe icyemezo gikomeye cyo kuva kwa se ajya kubana n'inshuti ye, kuko yari afite agahinda gakabije. Yataye icyizere cy'ubuzima, atangira imiti mu mwaka wa 2014, ariko aza kuyihagarika kubera depression. Yihagaritse 2018. Icyo gihe yagerageje no kwiyambura ubuzima inshuro 3 zose, ariko nyine Imana ikinga akaboko. Hanyuma mu mwaka wa 2019 Tuyishimire yabonye ubufasha muri Ndi Neza Organization. Ya organization y'umuhanzi witwa Aline Gahongayire yamufashije gusubira mu muryango no kongera kwigirira icyizere, agaruka ibuzima. Hano dore uko Josiane yahuye n'umugabo we bagahindurana ubuzima, bakaba babanye neza. Mu rukundo ntabwo ari buri wese washobora kumva ko mugenzi we abana n'indwara idakira ngo abyihanganire abe yafata icyemezo nk'icyo bafashe cyo kwibanira. Hari mu mwaka wa 2020 ubwo Janvier yajyaga muri salo yo kwiyogoshesha i Kigali, maze abona umukobwa mwiza utagira uko asa witwa Josiane Tuyishimire, ahita amukunda. Rero uwo munsi wa mbere bahura, Janvier yari agiye kwiyogoshesha, maze asanga Josiane Tuyishimire ari we ushinzwe kwakira amafaranga, maze akimubona yumva hari igihindutse muri we. Anasaba ko Josiane ari we wamuhoza mu mutwe. Birangira baganiriye. Icyo gihe rero anacyura na nimero ngo bazajye baganira. Janvier yakomeje kujya amuhamagara, ariko Josiane ntiyifuze ko bavugana cyane. Ubwo rero Janvier yagiraga ngo bamenyane ndetse barebe ko urukundo rwazaza. Ubwo rero bagakomeza bari mu bucuti kugira ngo bazibanire, kubera ko uwitwa Janvier yari ari mu gihe yumvaga ko akeneye kuba yakwishingira urugo. Gusa ntabwo Josiane yahise abyumva, yabanje kujya yanga yuko bahura. Ubwo bapangaga guhura ku munsi wa mbere, nyuma yuko amwemereye bagahura ndetse baraganiriye. Josiane yahise abwira Janvier ko badakwiriye gukundana cyangwa ngo babe bagirana umubano, kubera ko abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ubwo rero yamubwiye ko ari igikomere afite, kuko yagitewe na se umubyara umufataga ku ngufu akiri muto afite imyaka 7, biza kumuviramo kwandura sida. Iyo rero ni inkuru ku buzima bwabo batangaje mu binyamakuru bitandukanye, harimo The New Times, n'ubuhamya bwabo bagiye babutanga ahantu hagiye hatandukanye. Igabe rero yagize ati: yahise ambwira uko ahagaze, maze ndatinyuka. Ntago nari nzi byinshi kuri sida, kandi ntago nari narigeze menya umuntu ubana nayo. Kandi nashakaga kubana nawe. Nakunze ukuri kwe, yasaga nk'umugwaneza kandi yari mwiza cyane pe. Igaba we nta bwandu afite, ariko Josiane abana na virusi itera sida kuva ku myaka 7. Barashakanye kandi bakora nk'abajyanama b'urubyiruko,
mu rugaga rw'abantu babana na SIDA mu Rwanda, aho bafasha amakoperative n'imiryango kumenya uko babana bafite imiterere itandukanye y'ubwandu ariko uwanduye atanduza utanduye kandi bakanabyara. Bamenyanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, bashyingiranwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe, basangije inkuru yabo kuri YouTube, bashyiraho na telefone zabo, bashaka inama z'uko barushaho kubaka neza bafite imiterere itandukanye. Ibi byatumye bamenyana n'urugaga rw'ababana n'agakoko gatera SIDA, babahuza n'abaganga bakorana n'ikigo gishinzwe iby'ubuzima RBC, binyuze kuri abo baganga nyine. Igabe yamenye ibyerekeye PrEP, imiti ifatwa n'abatarambiye, bakayifata buri munsi kugira ngo barinde kwandura. Igabe rero ntabwo yari azi igihe azayifatira cyangwa uko azayifata, gusa ngo icyo nari nzi ni uko nashakaga kubana nawe. Aba bombi kuva bamenyana bamaze umwaka badakora imibonano mpuzabitsina kugira ngo birinde. Mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe barashakanye, bakomeza kugenda biga uko babana binyuze mu nama n'amahugurwa y'inzobere ku buzima, bamenya imiti igabanya ubukana, bamenya ibyo gupima imibare ya virusi mu maraso, ubwo ni viral load, bamenya PrEP ndetse n'ibindi. Bishatse kuvuga ko rero iyo umuntu abana na virusi itera SIDA agafata imiti neza kugeza ubwo virusi itagaragara mu maraso, adashobora kwanduza uwo bakorana imibonano mpuzabitsina. Ubwo rero yaravuze ati ngo ikintu cya mbere babasabye ni ugufata imiti neza, bakirinda kugira n'umwe basimbuka. Tuyishimire yasubukuye kujya afata imiti, akubahiriza n'amabwiriza, akisuzumisha kenshi, mu gihe Igabe yafataga PrEP buri munsi kugira ngo yirinde kwandura. Nyuma y'ukwezi abaganga bemeje yuko virusi yagabanutse cyane ndetse itakigaragara mu maraso, bemererwa kujya bakora imibonano batikingiye. Nyuma y'amezi 8 bashyingiwe, batangiye gushaka urubyaro. Uyu munsi bafite abakobwa babiri, umwe afite imyaka 4, undi afite imyaka 7, bose kandi ni bazima, nta bwandu bafite. Igabe yagize ati abana bacu bameze neza, umugore wanjye akomeza gufata ARVs, nanjye njya kwipimisha buri mezi 3, tubayeho mu buzima busanzwe. Igabe rero ubu ngubu afite imyaka 28, ni umwenjeniyeri, mu gihe Tuyishimire afite imyaka 29, akaba ari kwiga guteka. Batuye mu karere ka Gasabo, ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Ngayo nguko nyuma y'uko rero aba bombi bimenyekanye yuko umwe yanduye ndetse undi akaba ari muzima, ngibi ntabwo imiryango y'umusore yabyishimiye, ndetse kugeza na n'ubu ngubu usanga hakirimo ikibazo, ndetse uyu mugore we ashimira umugabo we cyane kubera ko umuryango we bisa nkaho utajya umuvugisha, ndetse umugabo we yamubereye byose by'umwihariko. So reka tubane mu bindi biganiro. Iyi yari Kigali The Toilet Talks Entertainment. Ntugende udakanze subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro.